iyo umutima namunesheje ibikorwa biraboneka, iyo kamera inesheje ibikorwa biraboneka. Muri zo baravuga ngo ubwo data na mama bazandeka Uwiteka azandarura. Imyumvire ye ikaba ipfuye. Nawe reba aho umugabo yumva yuko igisubizo cyo gutunganya urugo ngo ari ugukubita umugore, ukabona umuntu mungana mu myaka utari umwana, ukumva ugiye kumuyoboza ingege n'inkuru kuyobora inka, ukabikora umwaka wose ubona ntacyo bitungura, bitazana amahoro, ahubwo biri kurushaho kuzana ibibazo, kandi ukumva unakomeje ngo ubwo mbese ngo ubwo niho uri kuba umugabo. Umugore akumva azahimana n'umugore, umwe akumva atari buvugane n'undi akumva atari bumuvugishe, ijoro rigacya, amanywa akarangira, umunsi ugashira, icyumweru ugashira, ukibaza ngo atari imyumvire ipfuye, atari ukugupfa mu kwiyumvisha. Ubwo umuntu musangiye ubuzima nimutavugana muzatera imbere muti? Nibukwiriraho utavuganye nawe, bukagukeraho mutavuganye, wowe nyiri guhimana, mwebwe abanyiri guhimana, ubwo muri kubona muzatera imbere gute? Hari uburyo bubiri. Hari kuba wararezwe neza, ukahabwa uburere n'ababyeyi beza, ukaba muri sosiyete nziza, ukagira umutima uzi byiza. Ibyo bijya bibaho, umuntu akaba ataragiye mu idini ariko yaragize amahirwe yo kuvuka mu muryango mwiza ufite ikinyabupfura n'ubunyangamugayo. Icyo batabonye ari idini, ariko mu by'ukuri bafite umuco wanga ikibi. Igihe cyose tuzaba turi kubwiriza ubutumwa ngo tuzaba turi kwigiza y'umwijima. Bishatse kuvuga iki? Ubwo nugabanya ubupagani n'abapagani bikuzengurutse, uzaba uri kugwiza amaboko n'imbaraga zo gukomeza gukorera hisanzuye. Reka twongere turamukanye mwese abo duhuriye kuri uyu murongo. Turamukanishe mu izina ry'Uwiteka ngo aduhire, kandi abo dusangiye kuramuka twese tuzamura amashimwe, ngo Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nk'uko tubimenyereye, uyu ni umwanya dukunda gukoresha twiga mu ijambo ry'Imana. Rero ababonetse babonye umwanya wo kugera kuri uyu murongo, twese dukwiriye kumenyera hamwe ko ari Imana ibikoze, ko ari ibiduhaye, kuko ntabwo umuntu yifitemo ububasha bwo kwibikira umwuka ngo akomeze kurama. Nta nubwo dufite ububasha bwo kuba dushobora kugira icyo twakora ngo ibyiza nk'ibi ngibi bitugereho nk'uko dushaka. Birashoboka ko umuntu yarama kandi ibyiza ashaka ntabigereho. Birashoboka ko umuntu ubuzima bwamucika akavamo umwuka cyangwa akaryama ku gisasiro budashobora kubyuka. Rero ibyiza umuntu yifuza ku isi ntabwo ariko kenshi abibona. Rero bimwe mu byo twifuza ni ukuba hafi y'Imana yaturemye, dukoresheje kwiga ijambo ryayo nk'uku nguku, tukaba turi mu kiganiro bisa naho Imana itubwira, natwe tukumva, tukiyumvisha, tugasobanukirwa, ubundi tugasenga tuyibwira ibiri ku mutima, ibitubabaje, ibitugoye, ibyifuzo. Rero mu by'ukuri uyu mwanya ni mwiza cyane, ni umwe mu bintu byiza dukwiriye gushimira Imana ko turamukanye. Reka rero mbere y'uko dutangira gusoma no kurambura ijambo ry'Imana ngo tusome, twumve, tumenye, bwa mbere ndabanza kubibwira kugira ngo tuganire tuziranye. Mazina ni Nirere Abeli. Reka rero dusenge, hanyuma dutangire twiga ijambo ry'Imana. Urakoze Muremyi wacu uri mu ijuru, duhaye kubaho, duhaye amagara mazima ashobora kwihanganira umuruho. Tubonye umwanya wo kwiga ijambo ryawe, urakoze, turabigushimiye ngo bihimbarizwe. Tugusabye ko ubwo duhaye kurama uduhe n'imbabazi kugira ngo ibyaha byacu bikurweho, amazina yacu twemerere akomerezwe mu gitabo cy'ubugingo.
uduha imbaraga, uduha ubwenge, uduha ubushobozi bwo kurwana no gutsinda ku ntambwe yose y'ubuzima, uduhe guherera mu ruhande rwawe no komatana n'ubushake bwawe. Ubwo turi mu buzima buzagira amaherezo, turinde kurangara kugira ngo tuzagira amaherezo meza. Uzaduha amaherezo y'abakiranutsi, uzaduhe gukora ibikwiriye, nituva ku isi tuzasiga amateka meza, kandi tuzasuzanye ibyiringiro ko nugaruka tuzaraga ubugingo buhoraho. Biduhere mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana muri aya masaha. Ni ijambo rifite insanganyamatsiko itubwira ngo intambara igaragara n'abarwanyi batagaragara. Ni ukumenya, ni ugusobanukirwa ko hariho intambara igaragara, umuntu akaba ayireba cyangwa se ayumva, ariko mu by'ukuri utabona abarwanyi. Kutabimenya bituma hari igihe umuntu ajya arangara akibwira ngo umutekano urahari kandi udahari. Reka dusome iyo intambara tumenyereye zo ku isi z'abantu n'abandi, ntabwo ari izo tuvuga kuko zo ziba zigaragara n'abarwana baba bagaragara. Ahubwo iyo tuvuze reka tuyirebe mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Ni mu gitabo cy'Abefeso, igice cya 6. Abefeso 6 igice ni cya 6 umurongo wa 10. Reka dusome ayo magambo twumve iyo ntambara ngo igaragara ariko abayirwana cyangwa abaturwanya batagaragara. Ni igice cya 6 umurongo wa 10. Haratubwira ngo ibisigaye mwese mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Aya magambo aratwereka ko hari intambara mu buzima bw'abantu. Nicyo cyatumye uyu muntu w'Imana yandika aya magambo, aravuga ati ibisigaye. Ubwo hari ibindi byinshi yari amaze kuganira n'abantu muri icyo gihe, maze ageze kuri uyu murongo wa 10 aravuga ati ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ubwo Satani ntabwo arwana ahagaze hariya ngo tumurebe dukubitane inkoni cyangwa amabuye, ntabwo ahagarara hariya ngo dutukane tuvuge, ahubwo ngo ajya akoresha ibyo bita uburiganya cyangwa se amayere. Noneho atubwiye ngo kuko abo dukirana ntabwo ari abafite amaraso n'umubiri, ahubwo ni abatware, ni abafite ubushobozi, ni abategeka isi y'umwijima, ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Intambara turwana, abo turwana nabo muri ubu buzima, ngo ni imyuka, ntabwo ari abantu, ntabwo ngo bafite amaraso n'umubiri ngo barebeshe amaso babone, ku buryo umenya ngo uriya araje, ku buryo umenya ngo urakora iperereza umenya ngo ari ku gasozi runaka, ku buryo utashobora kumenya ngo iri joro yaraye aha n'aha, cyangwa uyu munsi yiriwe aha, cyangwa iyi saha ahagaze aha, cyangwa umenya ngo ntirutse namusize yasigaye ku birometero runaka, ndamwihisha munsi y'agasozi cyangwa se munsi y'igiti, munsi y'ibuye, mu nzu, mu cyumba se. Ntabwo ari uko nguko Satani ameze,
uwo turwana nawe ni satani, turabyumvishije ngo ni ukurwana kugira ngo tutazatsindwa n'uburiganya bwa satani. urumva ko ari we turwana, kandi ngo ni imyuka mibi idafite amaraso n'umubiri, kandi niyo iturwanya, kandi ntituzayibona ngo turebeshe amaso tuyibone. rero ukumva ko amazina arahari, ni imyuka, ni satani, ni abadayimoni, ariko ntabwo ishusho igaragara. basomye ngo ni imyuka, ni intambara igaragara kuko ibikorwa biraboneka, ariko abarwanyi bo ntibaboneka. aho mu gitabo cya Yakobo igice cya 4, Yakobo 4 naho reka turasome umurongo wa 7. aratubwira ngo nuko rero mugandukira Imana, ariko murwanye satani nawe azabahunga. mwegere Imana nayo izabegera. yemwe abanyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. mubabare, muboroge, murire, ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, byishimo bihinduka agahinda. mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko ari bwo izabashyira hejuru. noneho dufite intambara idakura mu ruge cyangwa se itagira akanya na gatoya ishobora kuba irambitswe, ngo ni intambara yo kurwanya satani. ngo twashyiramo imbaraga tumurwanya, ngo nawe araturwanya. ataturwanije ubwo byaba ari ukwamagana gusa, ntabwo byaba ari ukurwana. buriya ufashe intwaro ugakubita cyangwa se inkono ugakubita uwo murwana, wakubita akiruka akagenda, ntabwo wavuga ngo warwanye, wakubise, kuko wakubise aragenda. ahubwo uwo murwana n'uwo ukubita, n'uwo usunika, n'ukubita akagukubita, wamusunika akagusunika, noneho hakaba hagiye kubaho kuzimbanwa amaboko kugeza ubwo hirukanka ugize ubwoba cyangwa se unaniwe. rero satani aravuga ngo ni ukumurwanya, ntabwo ari ukumwamagana ngo uvuze akaruru yiruke, ngo mukubite yiruke. oya, ngo ni ukumurwanya, kandi ukarwana kwerekera mu cyerekezo cyo kwegera Imana. se ni ukumurwanya ugira ngo umukure mu nzira, ave hagati yawe n'Imana, ubone uko wegera Imana. ngo hanyuma numara kugera ku ntambwe yo kwegera Imana, ngo satani nibwo azaguhunga. mukirwana utari wegera Imana, ntabwo satani yahunga, ahubwo ni ukurwana nawe umukura ku ntambwe, kugeza ubwo hagati yawe n'Imana hazasigara hagaragara hateguye neza satani wamwigijeyo. ngo hanyuma ngo niwegera Imana, ubwo nayo izabikwegereye, hanyuma ngo satani nawe azaguhunga. mbese ubwo intego y'umurwanyi wese urwaniye intambara ni ukurwana n'iyo myuka mibi itagaragara, ni ukurwana na satani ngo atakurimanganya, hanyuma wamara ukarwanira kugira ngo umwigize yakuva imbere, akuvire mu nzira, ubone uko wegera Imana. intego ni ukwegera Imana, nk'uko n'abandi mu isi barwana bafite intego. n'umukristo ntabwo apfa kurwana gusa. Pawulo yaranditse aravuga ati ntabwo njya mpfa gukubitana ibipfunsi nk'uhusha, ntabwo njya niruka nk'utazi yajya, ahubwo nkubitana ibipfunsi, niruka mfite intego. rero umukristo agomba kurwana azi yuko uwo muri kurwana ntabwo ari umuntu ugaragara, ntabwo ari agasozi runaka murwaniraho ngo umenye ngo kano gasozi ndakamwatse. ntabwo ushobora kumenya ngo uwo muri kurwana ngo umugejeje mu birometero runaka, ngo noneho uvuga uti ngiye kwicara nduhuke igihe runaka, imyaka runaka, cyangwa se amezi, cyangwa se umunsi, cyangwa iminsi. nta byumweru, nta masaha, nta n'iminota ushobora kubara ngo uvuge ngo ndaba ndangije iminota runaka nduhutse satani atari yaza. iyi ntambara
ni intambara itarebeshwa amaso. Ni intambara itarebeshwa amaso udashobora kubarira amasaha ukurikije ibyo dukorera ku isi, ngo ubare amasaha nk'uko yabara uri guhinga. Ntabwo wabara amasaha nk'uko yabara ugiye gutangira urugendo cyangwa uri kugenda. Intambara ntabwo wayibarira imyaka nk'uko ubarira ibicuruzwa byawe cyangwa se imyaka wahinze cyangwa ubworozi bwawe cyangwa abana urera. Ibindi byo ku isi tugira imibare dukoresha tukamenya ngo tugeze aha, hasigaye ibi. Ukagira intego ukavuga ngiye gukora ngere kuri ibi, ukamenya ngo inzu nari nshaka ndayibonye, ni imodoka nari nkeneye ndayibonye, ngiye kongeraho ibindi. Abarwanira ibihugu, abarwana ku mpamvu runaka bajya barwana, akamenya ngo ndamukubise arirutse, ese baradukijije birarangiye, turaharwanya se dufashe agasozi, turaparitse tuzacumbura gutya. Tumenya aho umwanzi araye, tumenya aho yiriwe, turugushakisha ngo tumenye n'imitekerereze ye n'imigambi ye. Ibyo ku isi birakorwa, ariko hagati yacu na Satani ntabwo ari intambara iteye ityo ngo umenye ngo ndaye mugejeje aha, bwije mugejeje aha, muri iyi minota namugejeje aha, namutsembuye, ndaruhuka igihe kingana gutya. Ibyo ntabwo ariko bimeze. Ahubwo twebwe ngo abo turwana nabo ni imyuka, ntabwo igaragara ngo irebeshwe amaso, kandi ngo tugomba kurwana mpaka atuvuye imbere tukegera Imana. Ari Imana nteri ku gasozi runaka ngo uvuge ngo ngiye kurwana mpaka ngeze ku gasozi akanaka aho Imana yicaye. Imana ni umwuka, ngo n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Satani turwanya nawe ni imyuka mibi yavuye mu ijuru, y'ahantu ho mu ijuru, ya myuka yaciwe mu ijuru. Ari Imana dusabwa kwegera ni umwuka, ari Satani turwanya ni imyuka. Rero intambara turwana iragaragara, kuko ni ukurwanya ikibi kiba kirebeka, ni ukurwanya gutukana birumvikana, ni ukurwana guhemuka ukoze ibikorwa biba bigaragara, ni ukurwana wirinda gukora ibibi bigaragara. Ariko aho urwanira n'ibikurwanya byo ni ibintu bitagaragara. Noneho mu gitabo cy'Abaroma, reka naho tuhasome, ni igice cya 7 umurongo ndakeka 21. Naho reka tuhasome. Turashaka kumenyera hamwe ko dukwiriye gushyiramo imbaraga turwana, ariko tuzi ko turi kurwana intambara igaragara, ariko mu by'ukuri turwana n'ibitagaragara. Aratubwira ngo nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi bikaba ari byo bintanga imbere. Nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, ariko mbona irindi tegeko ryo mu ngingo zanjye rirwanya itegeko ry'ibyaha ryo mu ngingo zanjye. Yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Imana ishimwe, kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nuko njyewe mu mutima wanjye ndi imbata y'amategeko y'Imana, ariko muri kamere ndi imbata y'amategeko y'ibyaha. Noneho murakumva ko n'ubundi iyi ni intambara ibera mu mutima, ngo ni intambara y'umutima uhana na kamere y'ibyaha. Aha n'ubundi ni mu mutima hatarebeshwa amaso, aho undi muntu atagufasha ngo akubwire ngo turuka hepfo ndaturuka haruguru, aho undi muntu adashobora kukubwira ngo reka nguhereze inkono mukubite, aho undi muntu atakubwira ngo reka ngutize intwaro runaka, ahubwo ngo ni ibintu bibera mu mutima wawe. Umutima umwe uri kukubwira ngo kora ibyaha, undi mutima ngo ari umutima uri kukubwira ngo wikora ibyaha. Muri wowe harimo itegeko ry'Imana rikorana n'umutima nama rikubwira ngo ntutukane, wikwiba, wirimanganya. Ku kintu cyose ugiye gukora, iryo jwi ry'uwo mutima nama
iyo ryamurikiwe rikamenya Imana n'amategeko yayo, rikamenya ibikwiriye n'ibidakwiriye, hari uburyo bubiri. Hari kuba wararezwe neza ukahabwa uburere n'ababyeyi beza, ukaba muri sosiyete nziza, ukagira umutima uzi byiza. Ibyo bijya bibaho, umuntu akaba ataragiye mu idini ariko yaragize amahirwe yo kuvuka mu muryango mwiza ufite ikinyabupfura n'ubunyangamugayo, icyo batabonye ari idini ariko mu by'ukuri bafite umuco wanga ikibi. Bakaba babura intambwe imwe yo kumenya Bibiliya ariko mu buzima busanzwe ari abantu b'inyangamugayo. Igihe cyose ugiye kurengerera ngo urenge ibyiza wamenye ujye gukora ikindi kibi, uwo mutima nama urakubwira ngo ibyo nibi bigarukiraho. Winywa inzoga, wijyana n'abariya bantu, wivuga ibyo, ihangane nubwo agututse nubwo aguhemukiye utagaragara nabi. Mbese uwo mutima w'ubunyangamugayo nawo hari igihe uba ufite nubwo utaba warageze mu idini. Iyo uwo mutima ukubwira rero, haba hari n'indi mbaraga iri kukubwira ngo aragusuzuguye, aragututse, gusa koko anabikoreye yijyane, akinde wowe ntacyo umukoreye, utamututse, utamweretse ko nawe atagutunze, ko wishoboye. Umutima umushaka ngo wihimure nawe wihorere, undi ukubwira ko atari byiza, ko ari bibi. Izo mbaraga ziba zirwanira muri wowe ari ebyiri, kandi zitagaragarira amaso ariko ziri mu mutima uri kubyiyumvamo. Ni abarwanyi batagaragara ngo barebeshwe amaso, ariko intambara yo ibifatika irebeka, kuko iyo umutima namunesheje ibikorwa biraboneka, iyo kamera inesheje ibikorwa biraboneka. Noneho abareba bakareba, abavuga bakavuga. Ariko aho iyo ntambara ibiri gukorerwa, abarwanyi ntibabarebeshwa amaso. Iyi ntambara ntabwo igwiriye kurwanwa nk'uko izindi zigwanwa, ahubwo ngo dukwiriye kuyirwana n'ubundi mu buryo buhereye aho ngaho intambara yahereye. Niyo mpamvu twasomye amagambo mu Bakorinto yatubwiye ngo mutware intwaro zose z'Imana. Izo ntwaro ngo nizo tuzitwara neza, ngo nizo zizatubashisha gutsinda iyo ntambara, ngo kandi tukazahagarara dushikamye tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Izo ntwaro zose z'Imana tugomba gutwara, reka barizo dusubiramo. Buri wese ajya amenya ko iyi ntambara y'ubu buzima yo guhangana na Satani mu by'ukuri ntabwo ari intambara tugomba kurwana nk'uko izindi bazirwana. Ntabwo ari intambara igwanishwa ibikoresho nk'ibyo izindi ntambara zikoreshwamo, ahubwo iyi ntambara ni ubwoko bwayo bwihariye. Ni intambara igaragara ariko abayirwana batagaragara. Imana n'umwuka, n'abayisenga bayisengera mu mwuka no mu kuri. Urumva ko Imana twizera, Imana dusenga, Imana dukorera ntabwo irebeshwa amaso ngo uyirebe, ahubwo ngo yitwa umwuka, kandi no kuyisenga ni mu mwuka no mu kuri. Noneho Satani nawe ntabwo ari umuntu ufatika ngo umubone, ahubwo niyo akoresheje abantu akaba aribo bakugwa nabi, bo baba babaye ibikoresho bye, ariko ubakoreramo ngo ni imyuka. Noneho iyo akwinjiye muri wowe ashaka kurwanira muri wowe yakugezemo, ntabwo ajya arwana uri kumureba, ngo ahubwo yifashisha kamere yawe cyangwa se kavukire yawe, nayo utari kuyireba n'amaso. Noneho Imana nayo ikifashisha umutima nama wawe, nawe utari kuwureba n'amaso. Iyo ntambara ikabera muri wowe, umutima umwe ukubambaza ngo kora ibi, undi ukwiyama ngo bireke, kandi ngo ukaba usabwa kurwana kugeza ubwo urwanira ikiza ukakigeraho, ukarwanya ikibi ukakirukana, ngo ukarwana ukigizayo Satani kugeza ubwo wegera Imana. Satani yabona wagaze hafi y'Imana akaguhunga.
rero ngo urasabwa kumenya ko iyi ntambara idateye nk'izindi, ni intambara iberamwo ibigaragara rwose, bigaragara ku buryo uwiyizeye yakureba akamenya ngo uratsinzwe, utukanye yavuga ati uriya waratsinzwe rwose, ubukristo buramunaniye, yaratsinzwe. Wihoreye ukubitanye, usambanye, uhibye, ubeshye, ibyo bintu biragaragara ku buryo uzi ubukristo yahita amenya ngo uratsinzwe, nawe kandi wahita ubimenya ngo uratsinzwe. Ubwo ni ibintu bigaragara. Ariko noneho uri kugusunika ukubambaza ugukoresha ibyo, we ntari kuboneka. Umubyizi wakoresheje uri kurwana aho wagejeje ntihaba haboneka, ntihagaragara ngo werekane ngo narwanye kuva hangera aha, nk'uko abandi barwana bati twarwanye dufata umusozi cyangwa dufata imisozi ibirometero ibi n'ibi. Wowe ntushobora kubyerekana. Ni intambara igaragara ariko abarwanyi bo ntibagaragara. Rero n'intwaro turwanisha zikwiriye kuba ari ubwoko bwagenewe iyo ntambara. Ubwo iyo ntambara iteye ityo, idateye nk'izindi, n'abarwana muri iyi ntambara bakwiriye kuba ari abantu bafashe intwaro zagenewe iyo ntambara, ntabwo ari buri ntwaro. Kugira ngo utazatira, utazibeshya ngo ni nk'izindi ntambara. Ahubwo barakubwiye ngo mutware intwaro zose z'Imana. No mu Efeso 6:11 niho dusubira ruze ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Hari intwaro zabigenewe zo kurwana iyi ntambara ngo tutazatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Ngaho reka dusome izo ntwaro noneho. Hereko umurongo wa 14. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Ubwo uru ni urutonde rw'intwaro zagenewe kurwana iyi ntambara igaragara ariko irimo abarwanyi batagaragara. Muhagarare mushikamye mukenyere ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Kandi nanjye munsabire mpabwe kuvuga nshizamanga uko mbumbuwe akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza, aribwo mbereye intumwa yabwo, kandi mboheshejwe umunyururu, mvuge ibyabwo nshizamanga kuko bikwiriye. Yewe urumva ko nawe ubwe yari afite ubushake bwo gukora no gukorera Imana no kuvuga, ariko aravuga ngo nanjye mumpe inkunga yo kunsengera. Urumva ko yabaga ashaka kuvuga, yaranabikoraga, ariko akavuga ati munsengere kugira ngo nze kubona imbaraga yo kuvuga nshizamanga, kuza kuvuga ibintu nk'uko biri ntinyutse, maze ngere ku ntego. Nawe abisabira inkunga ngo yitwa iyo gusenga. Muri iyi ntambara ngo tugomba kurwanisha gukenyera ukuri. Ubwo ni ukugendera mu kuri kuko kwavuzwe n'Imana, ni ukwizera ukuri, ni ukukugenderamo, kukadukoreramo, natwe tukakugenderamo. Ngo tukaba abantu b'abakiranutsi, mbese n'abantu baharanira kugendera mu gikwiriye no kugendera kure y'ikibi. Ngo tukaba turi abantu ngo bafite kwizera, ngo kumeze nk'ingabo yo gukinga, ngo tutaza gukomereka mu mutima, ingabo ikingira igituza. Ngo iyo mbaraga yitwa kwizera ngo niyo tuzajya dukoresha ikazimya imyambi ya Satani yose yaka umuriro, imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Ngo imyambi yose Satani yaturasa, ngo agasanga kwizera kutagucitse, ntabwo ushobora gutsindwa ngo ugende buherihere, ahubwo ashobora kugukomeretsa ukagwa ariko ukanabyuka. Ushobora kubyuka ngo umukiranutsi wanjye ngo naho yagwa ariko ntabwo azarambarara. Ushobora
gutsikira akagera aho gukubita ugacika intege, ariko ntushobora kurambarara ngo ugende utsindwe burundu buheriheri. Ahubwo imbaraga yo kwizera niyo sano ihuza umuntu n'Imana. Ubwo bivuze ngo niyo kwegeranya n'Imana ku buryo igihe cyose ugifite kwizera haba hakiri ibyiringiro ko nubwo waba waguye mu cyaha wakongera ugahembuka ugakomeza urugendo. Rero ngo urasabwa guhora ufite kwizera, kandi ngo ukambara agakiza cyangwa se ukizera agakiza. Ubwo ni ukwizera ko Yesu yagupfiriye mu banyabyaha, yapfiriye kuri uw'imbere. Igihe cyose Satani aza kurega umutima, namukurega ibyo wakoze bitari byiza, yewe n'abantu babikurega, nawe ubyiyumvamo, ngo imbaraga ibisigaye yo kukurengera ni kwa kwizera kwibutsa agakiza waboneye mu rupfu rwa Yesu wapfiriye abanyabyaha. Ukaba ufite umurongo ukubwira ngo bakundwa, nidukora ibyaha tujye tumenya ko hariho umurengezi kuri Data wa twese. Uwo ni Yesu. Yarapfuye kugira ngo uzagwa mu byaha atari inshuti y'ibyaha, atabikunze, ahubwo atsinzwe, mbese bimutsinze, ngo ajye yongera kwibuka ko hariho umurengezi kuri Data wa twese witanze mu gitambo cy'abanyabyaha babigwamo batabikunze, ahubwo ari abarwanyi bashaka kurwana ngo batsinde. Ngo tujye dukweta inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro butwiteguza, mbese ubwo tube abayoboke babwo, tububwirize buri wese mu mpano ye. Ngo iyo turi kubwiriza ubutumwa, ngo tuba turi kwigiza y'umwijima, ko byanditswe mu butumwa bwatoranijwe mu muzingo wa mbere, ngo inshingano Yesu yadusigiye ni ukuvuga ngo mugende mu isi yose mubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza. Aho muri icyo gitabo baratubwira ngo nituramuka tudakoze ibyo, ngo umwijima uzatuzunguruka, ngo ariko igihe cyose tuzaba turi kubwiriza ubutumwa, ngo tuzaba turi kwigiza y'umwijima. Bishatse kuvuga iki? Ubwo nugabanya ubupagani n'abapagani bikuzengurutse, uzaba uri kugwiza amaboko n'imbaraga zo gukomeza gukorera hisanzuye. Mbese ubwo abagushuka bazaba uko wihanisha umuntu, niko uri kugabanya abagushuka, uri kongera abagufasha, yaba ari mu nzu iwawe, yaba ari mu wo muvukana, yaba ari mu wo muturanye, yaba ari muri sosiyete aho ukorera. Igihe cyose uzaba uri kubwiriza ubutumwa, uzaba uri kongera abagufasha kurwanya Satani, kandi uzaba uri kongera abagufasha kurwanya ibishuko, uzaba uri kongera abagufasha n'abagutera ishyaka mu byiza. Ngo naho igihe cyose utazabwiriza ubutumwa aho uri, ngo umwijima uzarushaho kugenda ukuzunguruka. Mbese ubwo igihe uzaba uvuga ibyiza, abavuga ibibazo aba ari benshi ku buryo bagenda bagukoba, baguca intege. Igihe uzajya kubona ukabona muri sosiyete ukorera mubonyemo umuntu umwe, mwajya ku meza akaba ari bugufashe kuvuga ati tunyura aha, turya ibi tubireke, atangira kuvuga ati ibise kandi ibyo ni ibiki, ukaba ufite irindi jwi ryiyongera ku ryawe risobanura impamvu z'ibyo bintu. Igihe uzaba udahari, hakaba hari abatangiye kuvugaho, hakaba hari ushobora kuvuga ati ariko nubwo mugaya kuri ibi, nubwo muvuga kuri ibi, nuko umusebya, ahubwo dore ibyiza bye. Ngo uko uzajya urushaho kugenda ubwiriza ubutumwa ukoresheje icyitegererezo, ukoresheje ijwi, usobanuye, ngo uko uzajya ugenda urushaho gukora ibyiza, imirimo myiza igendanye n'ibyo wizera, ubwo uzaba uri kububwiriza. Ko tubwiriza dukoresheje icyitegererezo mu bintu byose tubamo cyangwa dukora. Ngo tukabwiriza dukoresheje amagambo, tukabwiriza dukoresheje ubugiraneza bw'uburyo bwose. Ngo igihe cyose uzaba uri muri uyu mwanya, ngo nabwo uzaba uri kugabanya abarwanyi, uri kongera abagufasha, uri kwigiza y'umwijima, uri kwiyegereza umucyo. Ako ni ukurwana. Noneho ngo mujye mutwara intwaro, inkota ayo jambo ry'Imana. Ubwo ni ugusoma, ukabona imirongo yo kwizerwa y'amasezerano agufasha kwiringira ko hariho ubufasha Imana yaguteganirije ku ntambwe runaka. Hari amasezerano atubwira muri Zaburi ngo mu gihe cy'inzara muzahazwa. Ubwo iryo ryakurengera mu gihe cy'inzara, kwizera uti nubwo inzara ihari, ariko ubwo Imana yaringanije bizadufasha.
n'abanyarwanda kera batari bazi Bibiliya, kuko bari bazi ko Imana iriho mu muco wabo, nubwo basengaga ibigirwamana ariko babyitaga Imana, bari barateganije ibintu bakundaga gukoresha bihumuriza, kandi koko bikaba bihuje n'ayo masezerano nubwo batari bayazi mu nyandiko, aho bavugaga ngo iyi Imana iteje inzara ngo itegura n'aho bazahahira. Noneho bikabahumuriza ngo nubwo inzara yateye ariko ubwo Imana yaringanije n'aho tuzahahira. Burya ntabwo tuzapfa, inzara ntabwo izatumara, ahubwo Imana yateguye ko inzara ibaho, buriya yateganije n'aho tuzahahira. Noneho twebwe tuva muri icyo cyizere cyo mu mwijima cyo guhimbahimba, ubwo tukaba dufite umurongo wa Bibiliya uvuga ngo mu gihe cy'inzara muzahazwa. Ubwo iryo somo ukwiriye kuba urizi ngo rijye rigutabara mu gihe cy'inzara. Hakaba umurongo utubwira ngo mu gihe cy'ibyago ntabwo muzakorwa n'isoni. Ibyago ntibizareka kubaho, ntabwo bivuze ngo ntimuzagira ibyago, biravuze ngo ibyago nibibaho hari n'inkunga muzahabwa izabarinda kumwara no gukorwa n'isoni. Ubwo iryo sezerano rikakugarukira mu gihe cy'ibyago rikaguhumuriza. Ukwiriye kuba ufite imirongo ya Bibiliya y'amasezerano akwizeza ko mu bihe runaka bitameze neza hari ubufasha Imana yakuringanirije, kubera ngo iyo mirongo izajya kubera ubutabazi mu gihe nk'icyo ngicyo. Noneho hakabaho n'imirongo y'amahame ngenderwaho ikubwira ngo aya masomo avuga amasezerano iyo ngo ameze nk'amabuye yo gutarukiraho mu gihe tugeze mu nyanja y'agahinda gasaze. Twageze mu bibazo, ubukene bwaje, ibyago byateye, twabaye impunzi, tuzengurutswe n'abanzi, urucantege rwinshi. Hagomba kuba hari amasezerano wibitseho ngo yo mu ijambo ry'Imana, byo tusomye ngo ni ukurwanisha inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, ni ukuryisomera ukazigama mu bwenge, ni ukuryisomera ugasobanukirwa, ni ukuryizera ngo rijye rikubera inkunga n'inkomezi mu gihe runaka. Ni cyo amasezerano amaze. Mu gitabo cy'ubutumwa bwatanzwe mu muzingo wa mbere n'ubundi kirimo amagambo atubwira ngo kutizera iby'Imana yavuze, kutiringira amasezerano Imana yatanze, ngo ni kimwe rwose, ngo nta kundi gusuzugura Imana twayisuzugura kurenze kutizera iby'Imana yasezeranye. Iyo hari amasezerano Imana yatanze ngo ukanga kuyizera, nta kindi wakora ngo usuzuguye Imana kirenze kwanga kwizera amasezerano yayo. Aya masezerano tugomba kuba tuyazi mu mutima, niyo nkota yo kurwanisha mu gihe cy'urucantege. Kumenya ko hari umurengezi w'abanyabyaha ari we Yesu wabapfiriye, ibyo bizajya biguhumuriza igihe cyose uguye mu byaha, bituma urucantege rw'umutima, umutima utaguciraho iteka ngo ugenderanire ko, ahubwo kuko ufite kwizera ko Yesu yapfiriye abanyabyaha kandi ko uri umwe mu b'imbere. Igihe cyose uzaba ugifite kwizera agakiza waronkeye mu rupfu rwa Yesu, bizajya bikurinda kurambarara. Ubwo nubwo uguye mu cyaha wongera urwaguze ukomeze, kandi amaherezo uzabona imbaraga. Igihe cyose sizaba yaguhindutse, umubiri waguhindutse, ibihe byaguhindutse, inshuti n'abavandimwe byaguhindutse, uzaba ufite amasezerano muri zo data na mama bazandeka Uwiteka azandarura. Uzaba ufite amasezerano avuga ngo, aho umunyezaburi yavuze ngo nari umusore none ndashaje, ariko sindabona urubyaro rw'umukiranutsi rwaretswe, cyangwa ngo mbonere urugusabiriza ibyo kurya. Ubwo amasezerano nk'ayo yagiye aberaho kudufasha ngo tujye tuyatarukiraho mu gihe cy'ibibazo. Aya ni ikirwanisho. Noneho tukagira n'amahame ameze nk'umurongo cyangwa umuhanda tugendamo, aho dusoma ngo ntugasambane, ntukibe, ntukabeshye, ntukifuze iby'abandi, ntugahemukire mugenzi wawe, jya wihangana ugeze ku gupfa. Ayo ni umuhanda tugendamo. Rero ngo ukwiriye gufata ijambo ry'Imana nk'inkota uzajya urwanisha. Niyo mpamvu tutemererwa kubaho mu buzima ngo tubeho mu buzima ariko bw'ubujiji, ahubwo dukwiriye kuba dufite ubumenyi buhagije bugendanye neza n'ibi bintu byo kwizera. Ntiwizere mu cyuka gusa ngo njya numva bavuga ngo baravuze
ngo gusa n'umva ibintu bikunze mu marangamutima upfe kubyinjiramo, ariko wakubaza ngo bisobanurwa bite, ubu ntabyo uzi. Oya, ni bibi. Biranditswe mu rugo rwa Kristo ngo iyo umuntu ari injiji mu byo yizera, ngo bijya bihesha Satani ngo kumuronka n'ubundi akamugeza aho ashaka. Ngo ubujiji no gukunda icyaha ngo bifite ubushobozi bwo kwangiriza umutima, bikangiriza umubiri, ndetse ngo bikangiriza n'iby'umwuka. Rero turasabwa kuba tuzi neza ijambo ry'Imana, turyiga, turyumva, turyuza, tukarisubiramo mu ntekerezo, tukaryizera, rikaba umuyobozi w'ubwenge bwacu. Ibi ni ibikoresho ngo byo kurwanya iyi ntambara igaragara ariko irimo abarwanyi batagaragara. Rero dukwiriye gushyiramo umwete. Muri iki gitabo guhamagarwa kwacu gukomeye, urupapuro rwa 92 haravuga ngo Imana ishaka ko intekerezo zacu zikanguka, tukamenya ibirebana n'imbaraga z'abamarayika babi. Imana ishaka ko dukanguka, ibitekerezo byacu bigakanguka, tukamenya ibirebana n'iyi mbaraga y'imyuka y'abamarayika babi. Mbese ntitubinjiji kuri aba barwanyi batagaragara duhanganye nabo. Kristo ntabwo atubwira akaga katwugarije gakomoka mu banzi, ku banzi b'abahakanyi, ngo abure no kutubwira iby'imbaraga zatubashisha guhangana n'ibyo bitero tukabitsinda. Ntabwo tubwirwa iby'abanzi b'abahakanyi bo kwizera no gukiranuka, ngo ariko abure kutubwira naho twakomora imbaraga zo gutsinda. Ahubwo byombi atubwira iby'abaturwanya, ariko akatubwira naho dukomora imbaraga. Abamarayika beza n'ababi barwanira kudutegeka, kandi buri imbaraga zose zikoreshwa muri iki gihe zigomba kugenzuranwa ubwitonzi. Imbaraga zose zikoreshwa, ari izacu dukoresha, ari inkunga duhabwa n'Imana, ari uburyo bw'ibyo bitero, bigomba kuba bizwi, tukabigenzurana umwete. Satani ahora ari maso kugira ngo ashukane kandi ayobye. Urumva ko nta gahenge, ahubwo ahora ari maso, kandi mu ntego ni ugushuka, ni ukuyobya. Ibyo twasomye ngo ni uburiganya bwe. Akoresha imitego ishoboka yose kugira ngo atere abantu gukurikira inzira ngari iyo kutumvira. Mbese we akora ibishoboka byose ngo abantu ntibashaka bitwa abanyamadini basenge, bagire n'inshingano mu by'iyobokamana, ngo ariko icyapfa ngo ni ukubatera kutumvira, bakaba abakristo ariko batumvira. Ukaba umukristo ubeshya, ukaba umukristo wambura, ukaba umukristo usambana, ukaba umukristo usinda, ukaba umukristo ubeshya, ukaba umukristo udateye icyizere mu muryango, mu mudugudu, muri sosiyete, ukaba nawe uri ikibazo nk'abandi, ariko ujya gusenga. Ngo icyapfa gusa ngo ni ukubaho gutumvira Imana. Akora umurimo wo kujijisha ubwenge akoresheje imyumvire ipfuye. Satani wajya akora ibishoboka byose ngo akujijishe mu bwenge, ugire ubuzima cyangwa se imyumvire yawe ibipfuye idasobanutse. Nawe ureba aho umuntu yibwira ngo ni umukristo, kandi akora ibi byose nk'uko n'abapagani babikora. Yarangiza akajya yumva azajya mu ijuru, kandi akajya yumva abo ngabo ko hari icyo abarusha. Ntiyibaza ati ariko ubundi ngiye mu ijuru aba bo baba bazize iki? Ngo Satani ashaka kujijisha no kwica ubwenge kugeza ubwo imyumvire ivaho. Akora umurimo wo kujijisha ubwenge akoresheje imyumvire ipfuye, kandi ahindura ibyerekezo by'inzira akoresheje kwandika amerekezo y'ibinyoma ku byapa Imana yashyiriyeho kwerekana inzira. Satani icyajya akora mu kurwana ko ya ntambara itagaragara, ngo igaragara ariko we atagaragara, ngo arwanisha gushukana, kuyobya ubwenge, ngo umuntu akaba ariko afite imyumvire ipfuye, imyumvire ye ikaba ipfuye. Nawe reba aho umugabo yumva yuko igisubizo cyo gutunganya urugo ngo ari ugukubita umugore. Ukabona umuntu mungana mu myaka, utari umwana, ukumva ugiye kumuyoboza ingege n'inkuru kuyobora inka.
ukabikora umwaka wose ubona ntacyo bitungura bitazana amahoro, ahubwo biri kurushaho kuzana ibibazo, kandi ukumva unakomeje ngo ubwo bese ngo ubwo niho uri kuba umugabo. Umugore akumva azahimana n'umugore, umwe akumva atari buvugane n'undi akumva atari bumuvugishe, ijoro rigacya, amanywa akarangira, umunsi ugashira, icyumweru gashira, ukibaza ngo atari imyumvire ipfuye, atari gupfa mu kwiyumvisha. Ubwo umuntu musangiye ubuzima nimutavugana muzatera imbere muti? Nibukwiriraho utavuganye nawe, bukagukeraho mutavuganye, wowe nyiri guhimana, mwebwe abanyiri guhimana, ubwo muri kubona muzatera imbere gute? Nimutavugana ntimuzajya inama, nimutajya inama kandi ibikorwa bibareba, ibyo mushinzwe kurinda muzabirinda mute mutavugana? Ese ibyo kunguka byo muzabyunguka mute mutavugana? Ese ubwo uwatera waza ashaka kubashuka, waza ashaka kubahombya, mwakungurana inama mute ngo mwirinde mutavugana? Urumva ko ari imyumvire ipfuye, aho abantu bazi ko basangiye gupfa no gukira, basangiye umugayo n'icyubahiro, ngo ariko ngo bagiye guhimana ngo be kuvugana. Ngo umuntu ngo arivumbuye, bukira atavuganye na mugenzi we, bugacya atavuganye na mugenzi we, ngo ubwo ngo ari guhimana, ngo yamurakariye. Ese ubwo urukumva atari imyumvire ipfuye? Igihuza umuntu n'undi ni ukuvugana, kandi nimwe mushinzwe kurengera ibyanyu. Ese ubwo muzabirengera mute mutavugana? Imyumvire ipfuye, ngo Satani ashaka kujya ashyiramo imyumvire ipfuye hagati y'abashakanye, hagati y'ababyeyi n'abana, hagati y'abavukana. Nuko umuntu akajya hariya akagaya, akandagaza uwo bavukana. Nuko zubwo uri kumwandagaza ngo usigare umurusha akahe gaciro, ko bazamuganura bavuga ko muvukana, aho azanyura agahemuka kuzahanyura ukamuzira, aho yakorera ibyiza ko wakagombye kuhahererwa ishema, uzi ngo ubundi uri kumushyira hehe, wewe uri gusigaraye. Buriya Satani ngo icyo agambiriye ngo ni ukwica imyumvire, abantu bakabaho bafite imyumvire ipfuye, abantu bakagira ukristo bupfuye butagira icyerekezo ariko ntibabyibazeho, bakagira imyumvire ipfuye. Umuntu ntiyiyumvishe ngo yibaze ngo ariko ibindimo n'ibiki. Umuntu akagenda agatanga icyacumu, gatanga amaturo, ugakorera idini, warangiza ukajya gukora ibyaha uri kwihisha umuntu, ngo reka ndebe ko atari kundanga njye kunywa agacupa. Ukava iwanyu ukajya kunywera inyuma y'imisozi, wagaruka iwanyu ukareka inzoga, umuntu agafata urugendo ngo reka njye kunywera aho ndi busange abatanzi. Nuko uri kumva iyo myumvire atari imyumvire ipfuye. None uri kwihisha abantu, nibo bazaguha ijuru. Abo uri kwihisha bo ibyaha byabo, bo ntuzi ko nabari abanyabyaha nkawe. Noneho umwete mwinshi wari kumarira mu kurwanya ibyaha na Satani, ahubwo ukawumarira mu kwihisha abantu no gupanga amayeri. Ibi ngo Satani azajya arwanya abantu akoresheje kubashyiramo imyumvire ipfuye. Imana nayo igaharanira gukora ibishoboka byose ngo ishyireho amerekezo, ahubwo ngo Satani aragenda agakora ibishoboka byose ngo n'ibyapa Imana yandikishije byerekana icyerekezo cy'inzira, ngo Satani arashaka kubihindura. Ahari sawa atakahashyira gusenga ku cyumweru no kuwa nyuma, ahari handitswe kurya ikibisi kikabanza, akahashyira kubanza ibihiye ikibisi bakagiherutsa. Ahari hari kunywa amazi mbere yo kurya, hagaca amasaha runaka ayo mazi agakora umurimo wayo wo gukarabya ingingo no kuzikoropa, bigahinduka umuntu akarya akongera akagotomera n'amazi kavangavanga. Mbese ahari ukurya amavuta ku manywa, umuntu akayarya nijoro. Ngo Satani aragenda akoresha ibishoboka byose ngo ahari amahame ameze nk'ibyapa biyobora abagenzi, ngo ibyo byerekezo azajya agenda abivangavanga bishyira ahandi, abantu mu buzima bayobe. Ngo uko niko Satani arwana. Iyi ni intambara Satani arwana, ukabona ibikorwa bigaragara ariko aho ari kubikoreraho utari kuhareba, ari kwica ubwenge, imyumvire igapfa, abantu bakajya bikora nabi. Wabwira umuntu ariko amazi ntibayanywa bari kurya, ntibayanywa bamaze kurya, bayanywa muri aya masaha, ngo ngewe ngo sinashobora kuyanywa. Agashobora kuyanywa ari kwiyica, ngo ariko ntiyashobora kuyanywa ari kwibeshaho. Bityo ngo azajya ayobya n'ibyapa bifite ibyerekezo by'inzira Imana yari yarashyizeho, maze kubona ko ngo bamaze kubona ko abo bakozi babi bihatira gutandukanya umutima n'imirashi y'umucyo,
abamarayika bo mu ijuru bahawe umurimo wo kuyobora, kurinda no gutegeka no gutegeka abazaragwa agakiza. ntawe ugomba kwiheba bitewe n'imiterere ye yakomoye mu ihererekanyamurage ribi. Ntabwo dukwiriye kujya twiheba ngo nuko dukomoka ahantu habi dufite ihererekanyamurage rishobora mbese ritava mu byimbo rihora ridutsinda. Ntitukihebe kuko abo kudufasha barahari, abamarayika beza barahari, Yesu wapfiriye abanyabyaha arahari, ngo naho dukomora intege nke arahazi. Ariko igihe umwuka w'Imana amwemeje ibyaha, uwitandukanije n'inzira itunganye agomba kwihana, akatura ibyaha bye kandi akabireka. Mbese icyo ukwiye gukora ni ukuba umwanzi w'ibyaha nk'uko Imana nayo ibyanga. Noneho igihe cyose uguye mu byaha ukihutira kwihana, ukihutira kubyatura no kubireka. Ubwo ni ukuvuga ngo niba wahemukiye umuntu, wahemukiye abantu, biterwa ngo aho induru y'icyaha cyawe yageze ngo azaba ariho induru yo kwihana igera, ijwi ryo kwatura. Niba ari mu bantu benshi uzaturira muri benshi, niba ari umwe, niba ari bake, ngo ijwi ryo kwatura rigomba kugarukira aho ijwi ry'ibyaha byawe ryagarukiye. Noneho icyo kigomba kwitabwaho. Cya kabiri, ngo ukarwana intambara yo kwihana icyo cyaha ngo kikuvemo, ukireke. Noneho ati abarinzi bakiranuka biteguye kuyobora imitima mu nzira itunganye. Aba ni abamarayika. Intekerezo z'abantu ziyoborwa n'abamarayika babi cyangwa abamarayika b'Imana. Mbese ubwo utayobowe n'itsinda rimwe ayoborwa n'irindi. Intekerezo zacu zigandukira ubushobozi bw'Imana cyangwa ubushobozi bw'imbaraga y'umwijima. Ni iby'ingenzi kumenya uruhande turimo muri iki gihe, tukamenya niba twaba turi munsi y'ibendera ritukura ry'igikomangoma Emmanuel cyangwa niba turi munsi y'ibendera ry'ibara ry'imbaraga y'umwijima. Igihe cyose ubwoko bw'Imana buzayikiranukaho, igihe cyose bazizirika kuri Yesu bafite kwizera kuzima, bazarindwa n'abamarayika b'ijuru, kandi imbaraga za Satani za kidayimoni ntizizabagiraho ububasha ngo zibarimbure. Binezeza cyane abamarayika b'ijuru kurindisha imitima y'abayobotse Imana ingabo y'urukundo rwabo rwimbitse. Noneho reka Imana idufashe buri wese ajya asobanukirwa aho ari kurwanira. Uri kurwana urwanira he? Twe kujya turwana, reka nsozereze kuri iyi paje. Twe kujya turwana buhumyi. Avuze ngo ni paje ya 94, haravuze ngo igihe utakaje ubunyangamugayo bw'umutimanama wawe, umutima wawe uhinduka isibaniro rya Satani, ufatwa no gushidikanya n'ubwoba kugeza ubwo imbaraga zawe zigwa ikinya kandi ukagwa mu gucika intege. Igihe uzatakaza ubunyangamugayo ukemera ugakora ikintu cy'ubukundamugayo, ngo uzaba ukinguriye umutima wawe guhinduka tere Satani rwaniramo, ngo cyazakurikizaho nuko kuroga urucantege kugeza ubwo azakugeza aho ushobora kwiheba ntuzongere guhaguruka. Noneho ngo mwibuke ko gushukwa atari ugukora icyaha. Mwibuke kandi ko ibihe umuntu yaba arimo uko byaba bimugaragaza kose, nta cyanyeganyeza umutima we igihe cyose ataba ahaye ibishuku rwaho, akirinze ubunyangamugayo bwe. Inyungu z'ubugingo buhoraho zirindiwe mu biganza byawe ubwawe. Nta wazikunyaga wowe ubwawe utamuhaye urwaho. Nitutaha Satani urwaho, ntabwo azatunyaga imbaraga y'ubugingo buhoraho. Ariko ngo igihe uzarekura ubunyangamugayo, ngo uzamenye ko ukinguye urugi, Satani azaba abonye umutima wawe nk'ikibuga cyo gukoreraho, ngo umutima uhinduke isibaniro ry'intambara, umuntu azasoza ataye agaciro. Reka turwane neza, turwanisha intwaro zagenwe n'Imana, kandi buri wese amenye ngo intambara turwana
ni iy'umutimanama na kamere birwanira muri wowe, ni Satani n'Imana barwanira kugutegeka, ngo ni abamarayika babi n'abamarayika beza. Ni imbaraga zitagaragara ariko barwana intambara umubyizi ukagaragara. Kurwana neza ni ugukoresha intwaro zagenwe n'Imana. Reka muri iki gitondo, muri aya masaha, twumvire Imana, turwanye Satani, tumuneshe, twegere Imana nayo twegere, tuzagira amaherezo meza mu izina rya Yesu. Amen.